Hi Naomi, Hi, ese uri tayari? I'm ready. Aha, ikibazo cya mbere, ese Naomi usobanura ute ubushuti nyabwo? Yanjye cyane cyane. Ni mu kihe kiganiro muri Turi kuri live kuri TV. kuri live Turi kuri TV. ngo eshatu za mbere Za mbere rwose ufata nk'inshuti zawe rwose z'umumaro. muzigire nk'eshanu bazi Nta kibazo. Naomi Noneho se ni iki gituma ugira umuntu inshuti? Ni iki ugenderaho ugira umuntu inshuti yawe? Hi my lovely people, meze mute? Nizere ko mumeze neza, nari mbakumbuye, nizere ko namwe mwari munkumbuye. So mbasabye imbabazi, ntabwo naherukaga gukora ikiganiro, ariko nyine uyu munsi njenje. Utarakora subscribe, ntibibagirwe gukora subscribe, like, share and comment, kuko aha hantu ndi kumwe n'abantu badasanzwe. Muvuge ngo hi bari inyuma ya kamera. Hi. Hi! Hi. Hi! Aba bantu turabakiriye, ni abashyitsi badasanzwe, ariko nyine bari butuganirize inyuma ya kamera. Next time bazaza kuri kamera turebane nawe. So today, uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kimeze gutya. Uyu munsi ngo barifuza kumbaza ibibazo. Ibyo bibazo nanjye simbizi, ariko noneho reka batangire bambaze ibibazo bateguye, and then dukomeze. Nawe umfashe gusubiza niba uri inshuti yanjye, cyangwa umfashe kumva niba nasubije nabi, unsubirize neza muri comment. Twatangiye. Hi Naomi, Hi, ese uri tayari? I'm ready. Aha, ikibazo cya mbere, ese Naomi usobanura ute ubushuti nyabwo? Okay, ubushuti nyabwo. Ubushuti nyabwo kuri njye ni umuntu ugukunda nyine nta kindi kintu agamije cy'inyungu ye bwite, nyine akagukunda mu bibi no mu bihe byiza. Kandi inshuti nyayo, ubushuti nyabwo nyine akaba ari umuntu ukubaha kandi wakubwiza ukuri no mu gihe nyine uko kuri kubishye kuri we, ariko akaba yakubwiza ukuri. Umuntu ukwifuriza icyiza muri make kandi atakugirira ishyari. Uko nguko niko mfata nyine ubushuti nyabwo. Kwifuriza iterambere. Yeah. Aha, urakoze cyane. Noneho se ni iki gituma ugira umuntu inshuti? Ni iki ugenderaho ugira umuntu inshuti yawe? Ibibazo ko numva bikomeye. Ikintu cya mbere ngenderaho ni uko icya mbere mba mukunda kandi nawe nkunda, sibyo? Icya kabiri ni uko aba ari umuntu w'inyangamugayo. Burya inyangamugayo ntipfa guhemuka, n'iyo ihemutse biba biyicitse. Ikindi ni uko uwo muntu aba ari umuntu, ubushuti buravugwa bugashyirwa no mu bikorwa, nyine umuntu ukuba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu byiza mu bibi. Ni aho ngaho ngendera ndobanura inshuti nziza kuri njyewe. Aha, ese ushobora kubabara inshuti yawe kangahe? Cyangwa se ni iki gituma uhagarika ubucuti n'umuntu? Nshobora kubabarira inshuti zanjye kenshi gashoboka, bitewe n'icyo nyibabarira. Ikintu gishobora gutuma mpagarika ubucuti n'umuntu, icya mbere ni uko yaba ari indyarya. Of course, umuntu w'indyarya nyine ntabwo umenya uko umwitwaraho. Yego. Nawe bimeze neza. Beze neza. Okay, nanjye hari ikibazo nari mfite. Ku myaka ubu ngubu ufite, wahuye na benshi, wahuye n'inshuti nyinshi cyane, aho mwiganye nyine high school, n'ubu ngubu nyuma yo gusoza. So nagira ngo utubwire se ubu ngubu aho ugeze hari inshuti ufite wizera nyine uvuga ati ni inshuti zanjye? Yego, zirahari. Ubu zizera 90 wenda ku ijana. 10 nuko aba ari abantu, ariko 90 urumva ni umubare munini wo kubizera. Genda zifite nizera, kuko nizera ko inshuti nziza zibaho. Imana yaziguhaye zirahaba, n'inshuti mbi zirahaba, gusa inshuti zanjye ndazizera mu bushuti bwiza. Okay. Urakoze cyane rwose.
abantu b'inshuti zawe ni abantu b'ingenzi ku buzima bwawe. Njye rero ntago njya nizerera mu magambo, nizerera mu bikorwa. Njye reka dufate sample nk'iy'abantu 3 cyangwa 4 tubahamagare right now mu kiganiro, nihagira abakonfirma ko uri inshuti yabo nyine tubabaze inshuti 3 z'ingenzi, abari bubikonfirme ubwo tuhita tuvuga ati warahiriwe. inshuti zanjye nimunyihakana kumugaragara izuba riva bagiye kunyihakana. So okay, mugire inshuti nyinshi sibyo, kuko ngenda umuntu ukunda abantu cyane kandi nizera ko harimo n'abankunda, ariko uyu munsi reka turebe koko uko mbakunda niba ariko bankunda. Unsabye hari inshuti zingahe? 3 cyangwa 4. Abana ko bankoze isoni. Okay, reka tugire uwo duhamagara. duhere kuri nde? Kuri hano hari uwitwa Grace, nawe ngiye guheraho muhamagare right now mu kiganiro. Ega aratubwira, akishyira kuri microphone. Allo, muraho neza? Umeze ute? Okay, njye ndi umunyamakuru. Eko nyumva? Ubu turi kuri live mu kiganiro. Hari umuntu twatumiye, hanyuma tumubaza inshuti ze z'ingenzi arakuvuga. Rero twashaka gukonfirma nyine nawe tukubaza, tubwire inshuti 3 ufite z'ingenzi z'abakobwa, twumve niba nawe arimo, ubwo uraba umuhaye nyine amahirwe. Oya we tubwire nta kibazo. Oui. Naomi? Ndimo bro, rekeraho. Okay, urakoze cyane isi konfirma rwose. Ntabwo ari kubyizera cyane ariko urakoze cyane. Reka tumugo abanza gusoza. Oya, reka turamuvugisha nyuma y'ikiganiro. Cyangwa ngarakuvugisha nyuma, urakoze. Okay, duhamagaye Grace, nawe nabahaye inshuti 4 bari bazinyatse. Reka twumve indi ya kabiri ko itankoza isoni. Grace, thank you so much. Abandi ni mu nkozi isoni. Ugiye guhamagara undi? Reka duhamagara undi witwa Mimi. Mimi arankoza isoni. Uhora umurata cyane rwose kandi inshuti yawe. Reka twumve nawe ibyaye. Inshuti yagize muri secondaire. Muri secondaire? Se nahita bimenya. None utarajya. Yego muri secondaire kugeza. Okay, ntacyo mubaze ngo mushuti ufite z'abizerwa, sibyo? Urumva afite nyinshi ariko mubaze z'abizerwa. Yego. Reka nawe tumuhamagare. Nahoze isoni. Nagafata phone. Kuri kumushidikanyaho. Bimerega ndamuzi. Uciyemo. Allo? Muraho neza? Meze neza? Ni Mimi? Ni Mimi? Marianne? Okay, ubu rero tuguhamagaye turi live. Turi mu kiganiro. Hari umutumirwa twari twagize. Ni umushuti wawe, hanyuma nyine twari ibibazo twari turi kumubaza, tuvuga kuri inshuti ye ko tunaguhamagaye wabikonfirma nyine.
ngo muri inshuti ngo guhera segonderi ngo kugeza na n'ubu ngo uri inshuti ye nyine y'umumaro cyane. yego Twagira rero udufashe utubwire nawe inshuti zawe eshatu z'ingenzi mu buzima bwawe kugira nyine umuhesha amahirwe numuvuga nyine uraba umufashije. kari nyinshi Eshatu z'ingenzi nta kibazo. turi inshuti kuva segonderi Yego. Y'umukobwa. y'umukobwa Mu bakobwa nta kibazo. mu bakobwa cyangwa bose bahaye Abakobwa nibo nshaka nta kibazo. hari witwa Naomi Urakoze cyane mvane nawe simeshoninga bwa mbere yumva kuri bumutenguhe ewana. Ariko bishoboka bite ko abantu bose rero bari kumeshoninga bwa mbere ra? Oya ariko bishoboka. Nase sinabahaye urutonde, nabahaye urutonde rw'abantu mwige mwihitiremo, sibyo guys? Ngiye nabahaye urutonde, nabahaye liste. Bahereza amanamba. Hano kugira tugufate neza, kankwereke umuntu ngiye guhamagara. Umwe mu rutonde duhaye rw'inshuti zawe. Nacyo muhamagara wo mushaka. Okay, cyo nuko inshuti zanjye zimvuga. Ndumva nagize icyizere. Mwige mufite inshuti zibavuga muri abambere. Uhamagaye nde? Umugabo wita Gisele aramvuga. Gufite icyizere ntuntenga. Mwiriwe neza. Mutwihanganireho gatoya. Mutwihanganireho gato dushaka kukubaza ikibazo. Ahangaha uri kuri live right now. Turi kubaza umwe mu nshuti zawe wiyita ko ari inshuti yawe. Dushaka gukonfirma neza koko ese ni inshuti yawe. Turi kuri TV. Twifuje ko utubwira amazina y'inshuti zawe eshatu, zimwe wizera ko ari inshuti zawe, zizi ko uri inshuti yiwe, nazo zikazi ko uri inshuti yiwe. Mu bakobwa. Yego. inshuti eshatu Yego. twongere inshuti imwe Iyo ni iyihe? inshuti ngira yitwa Naomi uramuduteje nta kundi. Inshuti ifite Uramuduteje. ariko se Gisele nubwo yumvishe ko ijwi ari irya Berize. wateze nde Okay, murakoze. Ninjye ufite inshuti. Ariko uhamagara undi wa. Reka mbabwire. Njye ntabwo ndi kubyemera. Mwese mwegera hirya mwumve ko mfite inshuti pe. Ndi kwemera uko. So guys, nyuma y'uko inshuti zanjye zose zimpisemo, ubu nkomeje kuzihitamo. Inshuti zo mu bihaha mfite no mu maraso no mu bwonko no mu bitekerezo, ni izi ngizi zampisemo. Twagiye no kubandi muri hangana twastopinze, hari akantu gato kari katurogoye. Nje I can't believe ko abantu bose barimo Oya, baranakubanza namwe none. mufite inshuti nk'izo mfite. Hari umenya Nari ntarabyemera neza ko mfite inshuti nziza. Umva noneho ubona ngiye guhamagara uranyihamagariye. Ninde? Mutesi. Ndetse aranyihakana. Uzi abantu bose ugiye kuva basoni abandi twagiye. Reka mwitabe. Hello? Mwiriwe neza. Ni Mutesi. Ni Mutesi. yego Okay, twari turi mu kiganiro right now. Arakupye. Ariko Ari ku Mutesi. reka nongere muhamagare nta kibazo Bwa nyuma. cy'amahirwe. Ati turi mu kiganiro dushaka kutubwira inshuti eshanu. Hari umuntu wese ko ari inshuti yawe twumve ko Hello? oui Ni Mutesi.
Yego. Mute umeze ute? Meze neza. Okay, nari ndikubwira turi mu kiganiro live. Turi mu kiganiro live. Hanyuma twari dufite umutumirwa wacu. Hanyuma tumubajije inshuti ze arakuvuga. Rero twagira nyine tukubaze nawe inshuti wemera eshatu za mbere twumve niba ari we arimo, kuko we yavuze ati Butesi ni inshuti yanjye cyane cyane. Ni mu kihe kiganiro muri? Turi kuri live kuri TV. Kuri live? Turi kuri TV. Ngo eshatu za mbere. Za mbere rwose ufata nk'inshuti zawe rwose z'umumaro. Muzigire nk'eshanu basi. Nta kibazo. Naomi. murekeraho Ushaka urekere. uziko nari ko mutesere umuntu uri mu ntenguhe Mbera azi kuri muteza ariko biramutunguye ko umubeshera inzara uwa mbere. ubu ngushyize mu nshuti zo mu maraso no mu bwonko Guporofoka abantu usiya mvuga abantu. igendere nyamate uri inshuti yanje Uracavuje wa. uri inshuti yanje wa ukumva yensa kugushira mu ba We urababa. kupa twagiye Murakoze cyane reka. oh my god nyuma. iyo mana ni nziza oya ariko fi Murakaze cyane. muri kureba ukuntu inshuti zanjye ari inshuti nyanshuti ibyo bintu mwaba mubyitegereje noneho aho bigeze reka nanjye tujye mu basore pe. mu basore Abakobwa wagira ngo bahaye ruswa, wagira ngo abasore si bavugishije, ikibazo ntago bikunda ngo abasore ngiki. baranyihakana nawe ngira inshuti nyinshi Abakobwa bose none bakakubanza. ni ukuri ndumva Oya nabita ndumva rwose twazabakorera Ndumva behind scene bakemera ko koko mutavuganye mbere pe. Ntago byumvikana. mujye mubabaza niba nka mutesi ahita kwihakana Ngo iki? mutesi twagiye abahungu Okay. simuramagara Reka turebe mu bo waduhaye harya harimo nde. Okay, kamamagara uyu nguyu. ninde Fabrice. reka mbabwire ukuntu amfata mutavuga ibitari byo ntamvuge Oya watubwiye ko inshuti. nyine amfata nk'inshuti ariko nka sita mbese nka sita mu mubwengo hari umukobwa watubwiye ko ari inshuti yawe ariko umufata nka sita kandi mutavuga Ariko izo excuse zose ni ukuri. izihe? Oya turamubaza inshuti Okay, nta mu kibazo. bakobwa z'ingenzi. Okay, nta kibazo. Wishaka aho duhindura ibibazo kugira ngo bamuvuge, uramwumva? Fabu, nutamvuga twagiye Adufashe aba yitabe ari we wa gusa nyuma basi rwose, ariko adufashe mwanshuti yitabe. ndenda kubajyana nk'ahantu Ukiriya wacu umurongo ye muhamagaye bawe ntabwo ntabwo wabashije kubitaba. yabidukora Dear customer, the line Inshuti Iki- yiwe ongera iramutabaye. uyihamagare twumve. Katwongere. cyangwa next time abarwa tuzahamagara abatiba ubashije kubitaba. oh my god Ese nta zindi nimero ze wowe ufite? tuzireba se reka next time tuzahamagara abatiba Uratugendanye? Ariko aba bakobwa b'inshuti zawe mana yanjye mumfashe tubashimire baba bahaye ruswa, ntabwo nta bibaho. ruswa pe ahubwo ndabakunda nabo barankunda uzi gukunda ugukunda mu mutima wawe umuhe wose mfite hari inshuti ziri kunseka gazi ariko ni ukuri inshuti zanjye mbashimiye mbikuye ku mutima murabona ko ikiganiro ibyo nababwiraga ngo inshuti nizo kwizerwa mwampakanyije ari zo kwizerwa Ariko noneho reka tukubaze nta kibazo nanone kugira ngo byibura n'abandi bantu batizera mu bushuti bigira ikintu bibubakamo. yego Ese wabwira iki umuntu utizera mu bushuti? Ese wamugira ihe nama, cyangwa umuntu bigora guhitamo inshuti cyangwa kwizera inshuti? inama nabagira uko byamera kose umuntu akwiye kugira inshuti kuko
burya ni ukuvuga ngo ubutunzi bwa mbere umuntu agira inama namugira rero ni uko yakora ibishoboka byose akagira abantu b'inshuti niba atanazifite agasenga Imana ikazitanga n'ibasha kuzitanga. Ikindi nabwira abantu bigora kugira amahitamo, mikorofone yazimye. Icya mbere nibasenge babisabe Imana, usabe Imana amahitamo. Niba wizera Imana uyibwire ngo Mana umpa amahitamo y'inshuti nziza yangirira umumaro ikwiriye ubuzima bwanjye. Imana ijya ibasha gutanga inshuti z'umumaro ku bantu kandi bafite amarangamutima. Hari igihe tugira amarangamutima akaduhitiramo neza. Abantu bagira amarangamutima azi icyo ashaka. Ushobora kureba inshuti runaka ukamenya ko igukwiriye, ukamenya ko yakugirira akamaro, wabona igukunda kandi nawe uyikunda kandi ubona ibyo ikora ikunyuze, nawe ukaba wayihitamo ikakubera inshuti. So mu bisengere rero Imana ijya ibasha gutanga inshuti nziza, kandi nkwifurije wowe uri kundeba ko Imana yaguha inshuti nziza z'umumaro, apana kwitwa inshuti gusa zigufitiye akamaro. Ibaye ari inshuti noneho ituma urushaho no gusenga, byaba ari byiza kurushaho. Yego inshuti zanjye rero njye ndabakunda abantu mwamisemo, ntabwo nzigera mbatenguha, namwe ntimukantenguhe. Uwiteka twese akomeze duhereze inshuti nziza. Bye.